Morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. Uyu munsi tugiye kureba gold, ni iki twakitega se cyangwa se n'izi opportunities dushobora kubona uno munsi. Mbere y'uko dutangira reka mbanze mbanyuremo trade twafashe ejo. Twari dufite plan y'uko kuko market ya gold yari very bullish, iri muri isitinze muri iyi zone cyangwa se yari iri muri iyi range market ya white box, twifuzaga ko ya breakinga ino resistance yacu. nari nababwiye ko kuba yamanuka hasi igatesting ino support bifite high chance. Yara breakinze breakinga with very big candle. Candle yari ifite nka pips ijana, which is so hard kuba watekinga trade kuko gushyiraho stop loss byari kugorana. Abankurikira kuri TikTok narabibohereje mbabwira ko abankurikira kuri TikTok nabahaye update mbabwira ko mugomba kuringira ko market ikora pullback cyangwa se some correction creating a support ukabona kubona entry yawe. Niko byagenze. Nta n'iminota yaciyemo yahise creating a support, creating no support ya bullish candle. Nababwiye ko support iba created iyo market iri muri uptrend, ikahita imanuka for correction, hakahita habonekamo candle ifunga ari bullish. No kuri bearish niko bigenda, iyo market iri downtrend ikazamuka for correction, hakahita habonekamo indi candle iclosinga iri bearish. Icyo gihe naho tuhita tubona entry. So entry yacu yari iri aho twasecuring 66 pips. I wish ko nari guholdinga kuko nari mbizi ko gold iri very bullish kandi ifite high chances zo gukomeza hejuru, ariko ba confused kuko nta highs yindi twari gutargetinga, so I have to take 60 pips. Gusa holdinze it was good kuko zino economic news tariffs, China imposinze, America imposinze kuri China na Canada na Mexico. Narabibasobanuriye muri videos z'ubushize, abatabizi mwagenda mukazireba. So ndikumva ari iyo trade twafashe ejo kuri gold. Abari kuri TikTok cyangwa se ababashije kwibana kuri TikTok byose barabibonye. So twihuse reka turebe gold uno munsi n'iki twakitega, n'izo opportunities dushobora kubona. Mbere yuko dutangira, hari benshi mukomeje kunsaba ko natangira gushyiraho course zigisha forex trading. Nabasabye ko twakora subscribe byibuze tukuzura abantu 200 natangira gushyiraho course, ariko this coming Friday nabijeje ko ngiye gushyiraho course y'ukuntu wa trading NFP cyangwa se izindi big news. Hari nkoresheje strategy yanjye, niyo nzaza nkabigisha hanga. So nabasabye ko byibuze noneho twuzuza abantu 100, turaburaho byibuze abantu 20 so do subscribe, ubundi Friday morning course izabageraho mbere yuko NFP itangira. So thank you so much. Reka turebe gold no munsi n'iki twakitega. Gold biragaragarira buri umwe wese, murabibona ko iri muri uptrend, aho yaje ka breakinga ino resistance yacu yahindutse support. Reka dushyireho yellow line byerekana ko ari support. Ubundi nk'ibisanzwe tumaking highs na lows current candle. Icyo bidufasha nkuko nabibabwiye, bidufasha kumenya aho current market cyangwa se range market y'uyu munsi iri, tuyihindure purple line bisanzwe. Okay, nkuko mubibona candle y'ejo yari very big candle, kandi iyo tubonye very big candle byegeranye na current market cyangwa se current candle, dushyiraho line muri hafi yayo byerekana ko market iramutse yageze ikora reaction. Igeze muri hafi y'iyi candle irayitestinga igasubira muri buy side. So dushyireho green box byerekana ko isoko nirihagera rikora reaction, tuyihindure yellow. Ubundi tujye muri 4 hours turebe hose byifashe bite. The producer.
Iyo tugeze muri followers nk'ibisanzwe twa adjusting support and resistance zacu, twa adjusting no support yacu tuyimanure, twongere tuzamure iyi ngiyi kuko hariya ndakeka ari kure, isoko biragoye ko ryahita rihagera. Muri followers ndi kumva nta support yindi twamakinga cyangwa se resistance, ahubwo reka tujye muri 1 hour turebe n'izi opportunities dufite. Ariko tutarajya muri 1 hour reka dushyiremo green box byerekana ko market nigera ahangaha iri bukore reaction. Impamvu nshyizeho green box ni uko yari resistance yacu yahindutse support, bari tested ibona gukomeza hejuru. Tujye muri 1 hour turebe ko ifashe bite. Uje ukareba muri 1 hour harimo hano ka minor support kahindutse resistance, tuyigire white line kugira ngo itandukanye n'izindi, tumenye ko ari 1 hour support. Ubundi tujye muri 30 minutes turebe n'izi opportunities ushobora kwitega uno munsi. So muri 30 minutes reka tuvuge ko market yacu iri muri no range, tuhagire white box. Ikintu tugomba gutegereza muri 1 hour gishoboka ubu ngubu cyane ni uko market yacu yaza ikaba rejected kuri iyi support, gusa ndabiha high chance ko ishobora kuba rejected kuri iyi, ahubwo ishobora kuba rejected kuri iyi. Ariko ibaye na rejected kuri ya support ya mbere watekinga trade ya, gusa utegereze ibe rejected kuri iyi igakomeza hejuru, niho twajya for buy. Another thing igishoboka ni uko ya breakinga ino resistance yacu cyangwa se highs ikagaruka for test ikaba gukomeza hejuru. So kumva uno munsi ari izo opportunities twakitega, cyangwa se ikagaruka kuri iyi yindi iri very strong ikaba ariho iba rejected ikabona gukomereza hejuru. Gusa ndabiha high chance kubera ukuntu market iri very bullish ko yabasha kugera aha, ariko byose birashoboka. Ishobora kuba rejected kuri iyi cyangwa kuri iyi, cyangwa se ikabreakinga aho hejuru. Ni kumva ari ibyo bitatu twakitega kuri gold. So you have to be careful and wait, ubundi turebe icyo market uno munsi iri budukore. So thank you so much, happy trading day.